yebo, just yebo, ngidinga wena. Yebo, just yebo, just yebo, ngidinga wena. Ndabasuhuje amahoro y'Imana abana namenye nuko bisanzwe banyita Joshua. Rero aka kanya tugiye kuganira ku makuru asa nkaho ababaje nta gashimishije cyane, yenda washobora kugushimisha ariko ndizera ko nta muntu yashimisha. Ubu rero itsinda rya Vestina na Dorcas waka kanya amakuru ari kuzenguruka imihanda nuko batandukanye. Rero batandukanyijwe n'iki? Byahereye kuri kino gihe ubwo Vestina yashakaga umugabo umusore cyangwa wo muri Burkina Faso. Uyu musore rero yaje guteza amagambo menshi cyane, abantu benshi bakagenda bavuga yuko Vestina yaba yarashatse umugabo umuruta, akaba agurikiye amafaranga, akaba ari umugabo umuruta cyane haba mu myaka haba no mu gihagarariro. Abantu benshi cyane bagiye babikomozaho, ariko Vestina we akagenda avuga yuko ibyo bintu nibyo yashingiraho yanga uno muntu. Ubwo rero hashize akanya uyu muntu Vestina baje kuba bamuhagarika mu itorero rya ADEPR cyangwa mu idini rya ADEPR, baje kumuhagarika. Ibi bintu byatumye bibabaza uwo bita Irene. Ibi rero mu kumuhagarika uyu mukobwa yavuze yuko n'ubundi idini atari ry'umuntu yakagombye gushingiraho. Ibi rero bamaze kuba bamuhagarika, hashize akanya yaje kuba yashyiraho ibisuko. Ibi ngibi twagiye tubiganiraho kenshi cyane. Mu gushyiraho ibisuko rero byaje guhumbira ku mirari koko ADEPR yaje kubona ko uyu muntu atari uwabo. Ibi rero kuba yarashyizeho ibisuko yagiye avuga yuko umugabo we asa nkaho aba yabimutegetse, akamubwira ati se wowe wajya ugaragara nk'abandi bana nawe ugashyiraho ibigezweho. Kubera noneho uwo nguwo bita Idrissa, umugabo we bamwita Idrissa ngo nta dini abogamiyeho, nta dini agira. Ubwo rero mu kumubwira ibyo ngibyo, kandi urabizi abantu ba ADEPR nta bisuko nta makeup, ariko we yahise abishyiraho ubwo bari bamaze kuba bamwirukana muri ADEPR. Hashira akanya rero si ibyo gusa, twagiye tubona n'ibindi yagiye ashyiraho. Twagiye tubona makeup yagendaga ashyiraho aba ku munwa, mu maso na he hose. Ubwo rwose bitangiye kuba ibindi bindi. Irene nawe bikamubabaza cyane, agatangira ko yamugira inama zigiye zitandukanye, akamubwira ati se ibyo bintu urimo, dore wavuye muri ADEPR none ugeze ku bituta, ugeze ku bisuko, ibyo bintu bimeze bite? Ariko Vestina we yagiye atwibwirira yuko ibi bintu ngo umugabo asa nkaho aba yabimubwiyeho, kandi koko niba umugabo agutunze ndetse yaranafashije n'ababyeyi bawe na n'ubu akaba akibafasha, ni ikintu utasuzugura gutyo. Ubundi ngiyo avuze kora ikintu gukora iki, ntabwo umusuzugura koko, kandi yasezeranyije ko atazamusuzugura. Ubwo rero atangiye kugenda akora ibintu nk'ibyo ngibyo by'uburara, ariko n'ubundi Irene agakomeza kugenda amufasha, amubwira ati reka wikora ibi bintu. Ariko nyine nyamukobwa nyine agakomeza akabikora. Rero induru ubu ngubu zakomeje kuba induru bitewe n'ibyo bintu twagiye tubona. Abantu benshi cyane batangiye kugenda bavuga amagambo y'uko batandukanye, ariko ko Mr Irene cyangwa Irene nawe yagiye abona ibyo bintu Vestina yaba ari gukora, maze nawe yahisemo kuba yamwihorera agakora ibyo ashaka. Yihisemo kuba yamureka agakora ibyo ashaka, bitewe kuko araza akamugira inama n'ubundi ntibigire icyo bifata, akamubwira n'ubundi akasa nkaho avunira ibiti mu matwi. Rero yahisemo kuba yamwihorera agakora ibyo umutima umutegeka. Ubundi uyu nguyu bamwita Ishimwe Vestina, niyo mazina ye nyakuri, usanzwe aririmba mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Na murumuna we Dorcas yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we mu muhango wabereye
umurenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uyu muhanzi akunzwe n'abantu batari bake cyane mu Rwanda. Rero yasezeranye n'umusore wo muri Burkina Faso, bavuga yuko afite ibikorwa byinshi cyane, amazu menshi cyane, kandi koko turabibona n'umukire cyane. Bisa nkaho abantu benshi bagenda bavuga yuko yakurikiye imitungo, yakurikiye iki, kandi Vesti nawe avuga yuko urukundo nta myaka rugira. Urukundo nukuba wakunze nyine umuntu ubundi ngo niwe uzi agaciro k'urukundo, uko urukundo nta myaka rugira, kandi koko ibintu avuga nibyo. Ubwo rero yakomeje kugenda atungura abantu ubwo bamwirukanaga mu rusengero rwa ADEPR, byatunguye Irene agera n'ashyiraho ibisuko cyangwa menshi cyangwa ibituta, arangije atangira kwitera za makeup. Ubwo rero yatangiye gusuzugura umuntu usa nkaho abakoresha, guhera mu bwana niho yatangiye kubakoresha, bamwita Irene, yabatoye ari abana cyane, atangira kubazamura gake gake. None ubu ngubu, kandi n'ubundi twari twarabibonye ko bizagorana kuba umuntu ari umugore afite umugabo, ntago ibintu byo kuririmba rwose ntago byari gukunda. Twagiye tubona n'ubundi abahanzi benshi bagiye bafite abagore cyangwa abagabo, indirimbo zabo cyangwa mu kuririmba kwabo kwagiye kujya hasi cyane, ntago byari kumukundira cyane. Ngiye nk'uko bisanzwe banyita Joshua, n'aya makuru twari tubafitiye kuri ibi biganiro bya Vestina na Dorcas, cyangwa iri tsinda rya Vestina na Dorcas ndetse na Irene. Ngiye nk'uko bisanzwe ni Joshua, ndagira ngo niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho mbere y'abandi. Tuze guhurira mu kindi kiganiro mu kanya. Ciao ciao.